teoloji akaba afite lisansi y'ibindi bisanzwe akaba ngo nibura afite impamyabumenyi itangwa na kaminuza iri Masaka nibura ngo akaba yarizemo amasaha 1200 byibuze ariko ya kaminuza kuri Abangirikani ngo n'umwaka wa nta kaminuza ntago bari idini iyo teoloji ntago ishingira ku idini abari amasomo yigishwa nyine yateguwe ntabwo kuba bayifite ntivuga ko byinshi by'Abangirikani iya ADPR yahoze mu Gatenga Fateke kandi yigagamo n'abandi bose bari bose hanyuma rero ubundi rero igitabo cy'umubwiriza niho babyanditse neza ibice 3 umurongo wa mbere aho bavuze ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo ngo n'icyagambire munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo urumva neza higeze kubaho igihe cyitwa icy'umuhamagaro icyo gihe cyayoboye itorero igihe kinini abanyamuhamagaro higeze kubaho igihe abantu basenga bagatangaza ngo basenge musenge muri paruwasi hakenewe abarimu 2 bagatanga mu byumba bagasenga ati musenge Imana yobore turobanurire abo tuzashyiraho bakabisengera icyo gihe rero ababishinzwe bararebaga ngo ariko kanaka afite umuhamagaro kigenda ntabwo bavuga ngo yiza ngahe niyo mpamvu abantu bize kuvuga ko bakunze bashomo TV 295 turabashuje tubifurije amahoro y'Imana yamuri kumwe kuri mikoro ni Theoneste Ntirenganya turi kumwe n'umukunzi wanyu bakunda cyane ariko taramwakira reka tuvuge ngo wotakora share wotakora subscribe kora subscribe reka dusuhuza abakunzi bacu bari mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali tuvuze impande enye tuvuze intare enye tukagerekaho n'umujyi wa Kigali tukamuka n'ipaka tukagera ku diaspora aho bari hose tuvuga ko ari intare yakangahe ya gatandatu yo ni intare ya gatandatu n'umujyi wa Kigali akaza niyo ya gatandatu ubwo hose ni mu bihugu byose bigize isi bigabane igize isi yose ndabizi ko Abanyarwanda bahari benshi mu Kinyarwanda ndetse n'abarundi tujya guhuza ururimi ariko urundi hango tuvuga kimwe mu Kinyarwanda n'Ikirundi wumva ari ibibyara byahaye ibibyara byabyaranye kuko ngo ababyara barabyarana Kinyarwanda n'Ikirundi ngo tuvuga n'icyo kimwe n'Abanyamurenge oya ntabwo Abanyamurenge niwumva hari ikigenda gihindukaho kuko cyane nabo numva ari Kinyarwanda nyine kimeze kuntu ariko nk'ijovere ngo haye ntago mu Kinyarwanda gisanzwe turizimo kandi bari ku mpande y'isi ariko bose n'abacu kumwe murakoze cyane hari n'abandi batuye ku nkengero aho ngaho za Kampala nabo tujya guhuza ururimi aho za Karango basebo n'abanyabu n'abantu Katonda baho mukisa reka dusuze Abanyarwanda bari muri Kampala bose harimo bari zacu harimo wa Moise n'ishiti zacu harimo Abanyarwanda benshi batwumva ari gusura mwibuka mwasubira gakirura kera beruka cyitoro gitwa umunara w'umurinzi ari gisi niho kiri Kampala Nyagasani muri kumwe komera abantu bari buze hari ngo ADPR Kibuye muri etage harya hejuru Kampala muyorwa na Selemani n'abandi abakihasenga Françoise uraho Selemani uragana ari nariko ntabwo nzantabarizwa ariko njya mubona hita mu muhanda ariko ntabwo nzaho muryo bwitoro ntabwo nzabarizwa ariko arahari urakoze kuba dukurikiye muri Kampala niho twe tugeze ko ntabwo arabonye ni hirya za South Africa hirya za mbese n'uhongo za muri Amerika hose barahari ya mu kiganiro abakunzi bacu n'isi ntabwo abarangiza mu France bariyo barahari kuva bavuze intara ya gatandatu ubwo birahagije bose kuri bose biyumve mikaze ntabwo twavuga amazina ngo tubarondore ariko turabakunda mugubwe neza mu mwami kandi Yesu namwe arabakunda intego yacu y'amateleviziyo ni ukwamaza ivugabutumwa ryiza n'ubuhamya bwubaka imitima hamwe n'ibiganiro bifasha abantu kumenya no gusobanukirwa aho isi igeze ibiganiro birimo amakuru bikaba inyigisho n'ibyo yaravuze ngo murinzi we ngo ijoro rigeze hehe yaranamusubije ariko yavuze ngo yego iki ariko bwongere bwire hasi bari minsiga migani buriye ugiye gucya ubwongere bwire Gero ndi mwene so muri Kristo kwizera Valence ziraziritse nk'abishuti yanyu cyane igihe cyinshi turi kumwe mukomere ndacyakomeje kubishimira kwizera Valence n'umusesenguzi usesengura iby'Imana agasesengura n'ibya Kongo
icya Kongo bivuga n'ibindi wenda ahubwo nawe kuko bibaye ngombwa ko ari ni tuganira no kujya mu Burusiya byo twabivuga bibaye ngombwa ko turi cyo tuganira ariko nambaze Ukraine zigeze hera ziracyavugwa zigeze aho zigeze ahubwo bivuga uti tuganira ku bintu byose tuganira ku Mana zigeze aho zigeze yes tukomeze zigeze aho zigeze ariko kandi n'umukozi w'Imana uvugira Imana neza mujye mutumira ni umukozi w'Imana isumba byose Imana imumugisha rero reka tuvuge ngo mukoreshe ku nshuti zanyu hari n'abatazi ururimi rw'Ikinyarwanda